Yeah, by the way, my name is Gilbert. I've been here in Rwanda for more than 29 years. I came here in early 95 and I work with so many companies in the country and I see how the country has been developed. Yeah. Very high speed. Finally, I got my citizenship and I'm very proud to be one of them, one of the Rwandese citizens. And today, I believe that this is my right to choose. I'm very happy and I'm very, I'm very surprised the way how the Commonwealth of Rwanda has been organized the election. Very well organized and very peaceful. It cannot compare, by the way. If I may say, in my current country, in the Philippines, election is always trouble every now and then because I don't know. It's sad to say that the people doesn't accept. For me, with my 29 years experience in Rwanda, it's what I can say. It's very peaceful and it's very well organized, and people follow and obey the rules and regulations during the election. This is what I'm very happy with. Nitwa Mukanyubahiro Fironira. Mukanyubahiro Fironira. Fironira. Yego. Sanga he ngo waruri hano ngo byagenze. Ubundi saa 9 nyine nabyutse. Ndakaraba saa 11 nageze hano dutorera. Kubera iki rero? Numvaga mbyishimiye cyane, itariki numvaga itazagira vuba. Numvaga ari ibintu byaje. N'ubu numva nishimiye cyane. Urabona ko itariki iza rimwe mu myaka ingahe? Urumva rero nari mbyishimiye cyane. Twari na benshi ariko nabatanze. Yego. Hanyuma uritegereje ko iminota igera kugira ngo amatora atangire. Uri umvuti. Oya numva ndi butore neza cyane. Bese ubwo hari ubwo mvuze uwo ndi butore nabanisha amatora. Wabuyishe. Ariko ndatora pe biranejeje cyane. Hanyuma rero uri mu bavuga ko mwumvaga bumeze nk'abiteguye ubukwe umuhuro twe twaraye umuhuro w'amatora yacu tugiye gukora mu kanya. Mwakoraga iki mu muhuro rero? Twanyweye agafanta nk'abantu b'abarokore, turabyina turishima, twaririmbye iz'Imana,
twaririmbye z'igihugu zose mbese zose ariko nyine ubyumva ngo turanezerewe mwumvaga itariki bayikurura bakayigira ahubwo tugiye saa 5 tumva ntiburi buke aho saa katagenda kuko ubu buracyaryari urumva tugiye kubona kuri telefone muri saa 9 zirageze bitambyuka ati n'ubundi umuhinzi w'ibitata asarura ingoni uyu munsi nta kuryama mu byuka tujye gutora umva ndabasakuriza numva basinzira avuga ati genda agiye mageze mbona nyine hari ahantu handitse nyine uko turi butore hari haruguru ahandi bari butorere maza kujijwa ndahagarara isubura yenda nyine ako mbona abandi nka batanu. Hano turi ni mu karere ka Musanze mu ntanzi z'ibirunga, ikirunga kituri inyuma ni ikirunga cya Sabyinyo, nahitwa muri Nyonirima kuri site ya Kabwende. Nahateraniye abaturage benshi cyane baje mu gikorwa cy'amatora ku isaha y'isamo y'abaturage batangiye gutora, kandi abambere bahageze mu rukerera ku isaha y'isa 8. Turi kumwe na Jacqueline numwe wahageze saa 8 z'urukerera rwo kuri uyu wa mbere. Turakwakire kuri televiziyo Rwanda, tubwire kuki wazindutse ya Rubika. Nazindutse njya ku matora, njya gutora perezida n'abadepite. Wamaze gutora se? Narangije gutora. Yego, ubu ngubu ugiye kwerekeza he ko warangije gutora muri aya masaha? Ngiye kwerekeza mu mirimo, ngiye muri butorwa ya mbere, ngiye kwahirira inka, ubundi nje gushaka utuduhinja dutoya twuzukuru dushakira ibyo kurya. Uriyumva ute rero kuba umaze kwitorera abayobozi bawe? Baje gutora abayobozi banje ku mutima wanjye ngo wari byakurenze bite? Niki cyane iki kidasanzwe cyagushimishije cyane? Cyashimishije kubera twitoro umubyeyi wacu n'abadepite kugira bamwungirije abayobozi bacu dukunda cyane kandi tugomba batugezaho byinshi cyane. Murakoze cyane, turagushimiye. Kimwe n'abandi baturage bose bateraniye aha ngaha biganjemo cyane abakuze nibo babanje gutora, hari kandi n'urubyiruko benshi cyane nabo bamaze kwitabira kino gikorwa. Hano mu bice by'icyaro abaturage barazinduka kare ku buryo bavuga ko nyine baba bafite ibikorwa bari bujyemo cyane byiganjemo iby'ubuhinzi kugira ngo bahite bikomereza imirimo yabo, ubundi basigare bategereje ibarura ry'amajwi icyo riza kubabwira. Abatoye bakagira amahirwe yo gutora abakandida bagatsinda, bafatanye nabo kwibyinira intsinzi. Muri rusange rero ni gutyo byifasha hano mu ntanzi z'ibirunga hano mu karere ka Musanze, igikorwa kirakomeje.